Mwifurije kugira ibihe byiza wowe ubana natwe kuri Talk Rwanda mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentaire mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Nyuma yuko Uwera Jean Maurice yakoreraga ikinyamakuru cya SKFM agizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda n'inama y'aminisitiri yateranye ku itariki 28 Mutarama uno mwaka wa 2026. Nyuma y'iminsi iki kinyamakuru yakoreraga cya SKFM cya KARENZI kitarabona umusimbura we, amakuru ahari nuko cyamaze kumubona ari we Bavuganeza Jonatha wakoreraga ikinyamakuru cya BB Kigali FM. Bavuganeza Jonatha yakoreraga ikinyamakuru cya BB Kigali FM kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2020. Jonatha Bavuganeza yagiye kuri SKFM mu kiganiro cya mu gitondo cyitwa The Frontline, aho yarasimbuye Uwera Jean Maurice wagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma n'inama y'aminisitiri yateranye ku itariki ya 28 Mutarama 2026. Aha muri kino kiganiro The Frontline gikorwa mu masaha mu gitondo, aho azajya akorana n'abandi barimo Karegeya Omar Jean Baptiste ndetse na Marishal. Muri iki kiganiro kandi ni nawe uzajya aba ayoboye iki kino kiganiro nk'uko byakorwaga na Uwera Jean Maurice wamaze guhinduka umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ubundi Bavuganeza Jonatha afite uburambe mu itangazamakuru ryo mu Rwanda rirenga imyaka 10 ndetse akaba yarakoze n'indi mirimo itandukanye ifite aho ihuriye n'itangazamakuru. Ku bitangazamakuru yakozemo bitandukanye birimo Radio TV10 yakoreyeho kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2020 ubwo yajyaga ku kinyamakuru cya BB Kigali FM. Bavuganeza Jonatha kandi yanakoze indi mirimo ifite aho ihuriye n'itangazamakuru nk'uko twari tubivuze haruguru, kindi tukaba tubikesha imbuga nkoranyambaga ze zirimo LinkedIn nk'uko bigaragaraho. Nyuma y'uko Bavuganeza Jonatha ahawe akazi kuri SKFM radio ya KARENZI, ikinyamakuru yakoreraga cya BB Kigali FM cyamushimiye kugiye bamaze bakorana mu itangazamakuru ndetse kinamwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo mishya yahawe kuri SKFM. Bavuganeza Jonatha ni umunyamakuru mushya wa SKFM ufite impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ikindi wamenya nuko Bavuganeza Jonatha ari umugabo wubatse kuko yasezeranye imbere y'amategeko na Julie kuwa 4 tariki ya 5 Ukuboza mu mwaka wa 2020. Ngayo nguko wakoze kubana natwe, kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.